Amafaranga yagufasha kubaho neza uko ubyifuza ariko ntiyagura umunezero. Umunezero uva muri kamere ya muntu. Urukundo rwaguha umunezero kuko n'ibyiyumvo biba mu mutima wawe. Nshuti yanjye, gukundana ntibihura n'amafaranga. Iteka goza umukunzi wawe ku nkeke umuziza ubukene, bituma abona ko igihe amafaranga afite azashira nawe uzahita umusiga, bityo akakubonamo umuntu utiyizi neza nawe ubwe, kandi akabona ko nta gaciro uha amarangamutima ye. Igihe kimwe umuhungu w'umukene yakundanye n'umukobwa w'umukire ufite amafaranga. Umunsi umwe umuhungu yifuza kumugezaho igitekerezo cy'uko babana nk'umugabo n'umugore. Umukobwa yahise amusubiza ati, nyumva witonze, sinshobora kubana nawe. Reba umushahara uhabwa ku kwezi nta nubwo watunganya umusatsi wanjye. Niyo nayashyira mu byo ntakaza ku munsi ntiyadutunga. Ni gute nabana nawe? Aranamuseka cyane, komeza agira ati, sinshobora, uzashakane n'uwo muri mu rwego rumwe. Umuhungu yarababaye cyane, azenga amarira mu maso ariko ntacyo yabikoraho, gusa ayo magambo yamukomerekeje kurya atari kuzayibagirwa. Hashize imyaka 10 bahuye bose bari guhahira mu isoko rimwe, shopping mall. Umukobwa aramusuhuza ati, bite wowe, amakuru yawe? Ubu nararongoye, mfite umugabo w'umukire kandi usobanutse, ahembwa amadolari 15,000 ku kwezi, kandi we ntiwari kuzabyigezaho. Nanone umusore azenga amarira mu maso, abazwa n'uko umutima yakunze umukomerekeje bwa kabiri. Mu masegonda make umusore washakanye na wa mukobwa barahageze. Mu gihe umugore ntacyo aravuga, umugabo yahita areba wa muhungu, aramubwira ati, nyakubahwa muri hano, dore uyu niwe madamu wanjye. Akomeza abwira umugore we ati, uyu niwe databuja nkorera. Rumwe mu bakozi be bakora ku mushinga ufite agaciro k'amadolari 100,000. Kandi sheri, ikindi utaruzi, databuja yakunze umukobwa ariko ntiyigeze yegukana umutima we, niyo mpamvu ubona ageze iki gihe atarashaka. Gusa nibaza amahirwe uyu mukobwa yari afite iyo aza gushakana n'uyu musore. Ibintu byarahindutse pe, urukundo rwa bamwe mu bakobwa b'ubu rusigaye rushingiye ku mafaranga. Umugore we yahise acika intege, atangira kurira, gusa nta kindi gisigaye ari kubikoraho. Somo twakura muri iyi nkuru, ubuzima ni bugufi kandi bumeze nk'indorerwamo. Twe tubona ishusho y'ibyo bwagaragaje, ibintu bihindukana n'ibihe nk'ikirere. Jya witonda utazicuza. Ntuzangire umuntu ubukene bwe kuko isi ihinduka buri munsi, kandi amafaranga uko yaje ni nako yagenda. Jya wiyubaha mu byo ukora byose, umenye kuyashaka ariko ntukareke ngo akuyobore, ahubwo ujye uyayobora, bizagufasha mu buzima bwawe bwose.